Mashimeshi cyane kumana. Yes, nimwongere. Yes, arimo bategeka baraza kuyitunganiriza. Nagaze buri munsi nturebe ukomeze nturebe uyu mubona ufite brand ikomeye icuruza ku isi hose. Ngubu bananiranye n'abadokiteri badashobora umuntu wananiranywe hano ku isi. Umuntu mbe ntabwo naje kwibona ndababwira Imana ndamuvura. Imana yarabivuze ariko uyu mubona njyewe ari nabona huge na James nacuruje hano moja curuza ku meza ubuzima bwaranze njyewe wumva na processes zaranyanze naje nje muri processes ziranyanga neza ziranyanga ariko niyo wambwira kujya hanze sinabikunda kuko mbere muri Kenya birenze umuntu uri hanze mba muri iki gihugu ubuzima buranga ubuzima burankubita ndashaka kuvugana n'umuntu buri ikintu cyose kiriho cyabayeho iki giterane cyabaho hari impamvu yatumye kibaho ushobora kubura aho wihebye bikugoye n'ubu utazi ukuri gutahe utazi uko biri bigenda ndibuka najyaga mva Kariobangi nkaza n'amaguru gusenga ntafite n'itike yanzana ariko ndababwiza ukuri ko navuganaga n'Imana ikambwira amagambo nkagira ngo ni ibintu byo kubeshya. Umunsi umwe ndi hariya ndi umoja kumeze no James araza arahampuna aransuhuza reka dusengere ano meza yawe ambwira gutyo agira umwuka arambwira ati reka mbwira ati mbona azavamo amaduka akomeye ariko buriya umuntu ari mu kibazo gikomeye ntabwo ajya yakira ubuhanuzi. Mwari mubizi ibyo bintu biri mu ngorane zikomeye uba wumva nyine nta bintu bihari uba wumva ko ari amagambo y'abantu ariko ndagira ngo mubwire ngo iyo wigereyeyo iryo jambo turisubiremo ukigererayo ukabana nayo ntureba bishop ntureba abahanuzi bamumana vugana nayo Imana ireba mu mutima w'umuntu. Ndagira ngo mubwire ngo niba uhagaze neza muri yo sinkubeshya n'ibyango uzazumbaze ntabwo bishobora kwanga iyo uri mu Mana neza utarebeye ku bantu utarebeye ku kintu ntacyo wishingikirijeho kuri Imana iragutabara. Ndagira ngo mbabwire ngo nawe muri ubwo buzima hagarara mu Mana nabaye mu Mana ndazwi hano muri Kenya abantu baranzi ijambo rihagararamo agakiza nkabamo ariko ndababwira ngo Imana ngize ukomeye mu bintu nanjye ntazi mu bintu ntashoboye. Imana ajya kumbwira ngo izangirira neza ngo izangira umucuruzi ukomeye hano muri iki gihugu. Imana ikagutemberera udafite naho kurara udafite naho kurara udafite n'icyo kurya ariko Imana ikakubwira ati nzakugirira neza ntubitindeho niko bizagenda. Nturebe inzira zawe ngo ufite mwene wanyu ngo azaguha iki ngo azagufasha gutya niba yakubwiye ko uzajya hanze uzagenda nubwo nta nzira uri kubona bizacamo nubwo processes ubona zidahari wowe hari uko bizagenda bigacamo nubwo mubona muri Amerika bafunze niba Imana yarakubwiye ko bizakunda igakumenyesha ko bizakunda wireba ugira icyo wishingikirizaho. Njye nari muri iki gihugu ndi njyenyine nta muntu n'uyu ngira nta muntu umpamagara nta muntu umbwira ngo gutya na gutya ariko Imana ikambwira ngo nzahagararana nawe. Njye nateka nzamwari gutya undi muntu ngo akugerereyo iryo ni ryo banga wigerereyo. Ikindi cya kabiri ushobora kubwira abantu buriya kugira ngo ugera kugira ngo ugera bene data mbabwire
hari ibanga nshaka kubabwira, hari ibanga nshaka kubabwira ryo gusubizwa abantu benshi batazi. Kwihana, ukihana, ukamaramaza, ukihana ugahagarara watembera ukumva uragendana na Yesu, wazunguruka ukumva Yesu akuriho, watera intambwe wareba inyuma ukumva nta mugayo ukuriho. Ni ukuri ibyo bintu ntibikunda. Nudasubizwa uzazuvuga ko ngenda umubeshyi. Ndababwira ibyo nabonye. Utekereza ku nzira, utekereza ku bikuzungurutse, ureba ibikuzungurutse. Oya, reba Imana, ishingikirize ku Mana. Amagare n'amafarasi ntacyo byatumarira, ibi by'isi ntacyo tumarira, kandi icyiza kirenze ibyo ku mwisho tuzajya mu ijuru. Haleluya, haleluya. Hari ibyiza biduteguriye birenze. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bamenye ko ukijijwe. Igikuru ni uko Imana ibimenya. Icyo ni cyo gikuru. Hari amatangazo abantu birirwa batangaza, va mu matangazo. Mwene data, bafite umwuka wo gusenga. Umuntu wese utavaho ananiwe, bimugora, hari uwo byanze. Ibyo byari byaranze bene data. Hari ibintu byanga ikanga utajyana telefone n'umwahamagara, ariko Yesu yangiriye neza. Nabanje ndamubona, naramubonye, sinzamuvaho, ntuzigere umuvaho. Mureka tukuvuge mu minwa gusa, tuve mu minwa, tumva ijambo ryawe, uve mu minwa. Haleluya. Turavuga Imana yawe ku giti cyawe, ntabwo mvuga Imana ya rusange, ndavuga Imana yawe, wowe yayindi ubura ahantu wenyine ukavugana nayo, ukayikubita ibyagenze uku, ukayibwira uko byagenze uku. nagize mbabarira, ariko mwibuke ko kwihana ari ukureka. Ndakubwiza ukuri, ibyo bintu ntibikubaho, bikakubaho gutyo. Nudasubizwa uzamenye ko ndi umubeshyi. Imana ntijya yiganyira, irashoboye, niyo mutunzi. Ibyo byose ubona byanze, ushobora ufite uburwayi bwanze, processes ushobora kuba zarakwanze, icyo gihe twebwe nizo twarebagaho. Ariko mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo dufite Imana ibeho. Nifite ikibazo uze dusenga, umuntu ari mu mwuka aze asenge, dusenge Imana. Hari abantu bagowe iki giterane dushaka cyabayeho kugira ngo uyu munsi Imana igufungurire imiryango. Haleluya. Twaguke dusenge. Hari umuntu ufite ikibazo gikomeye.